Luke 12 to verse 22. We'll read the name of Jesus Christ. Abwira abigishwa be ati nicyo gituma mbabwira nti ntimukiganyire mumutekereze iby'ubugingo muti tuzarya iki cyangwa iby'umubiri muti tuzambara iki kuko ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri uruta imyambaro mwitegereze ibikona ko bitabiba ntibisarure ntibigire ububiko cyangwa ikigega nyamara Imana irabigaburira mwe ntimuruta ibisiga cyane ninde muri mwe wabasha kwiyunguraho umukono umwe abiheshejwe no kwiganyira nuko ubwo mutabasha gukora igito rwose ni iki kibaganyisha ibindi mwitegereze uburabyo uko bumera ntibugira umurimo bukora ntibuboha imyenda ariko ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nka kamwe muri bwo. Amen. Amen. Wera Mana yacu kandi Mana idukunda tukomeje gushimira cyane tunejwe nuko abanye natwe baturinze ari impamvu udufiteho umugambi kandi avuze ko umugambi ufite ku bwoko bwawe ari mwiza nawe turakugira ngo usohoze umugambi wawe kuri twe. Iri jambo tugiye kumva tumaze kurisoma turasomewe turakwinginze kugira ngo umanurwe no kubana natwe. Iri jambo dukuremo umutsima utunga ubugingo kwanditse ngo umuntu atungwa n'ibyo kurya gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose n'ijambo ryose rivuga kwawe mwami. Emera uzubane natwe reta n'abaki bacu ubagenderere buri muntu wese waje natahe nk'uko yaje ahubwo atahe akubonye atahe akumvishe umugisha uve iwawe utahe kuri buri wese byambaye mu izina ry'umucunguzi wa Yesu Kristo. Amen. Ndabasha kwicara. Namwe data turi kumwe. Me and my brother, we go together. Ongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Once again, welcome you in the name of Jesus Christ. Ndejejwe n'Imana yabanye natwe. We are excited that the Lord has been with us. Yaturinze nanjye twatanze. He has been with us and we have not done natwe twakoze. He has protected us without us doing anything. N'ubuntu n'imbabazi tugirira. It's His grace and the will that He has. Ntacyo twatanze. There is nothing that we have given. Nta kiguzi wabona There is not watangira ngo ugure ubuzima. Amen. Cyangwa watangira ngo ugure ubugingo. Or you can go and Ahubwo byose but all things ni ubuntu bw'Imana. is the will of God. Kuvuka kwawe, Being born on your kubaho kwawe and ni ubuntu bw'Imana. is all the will of God. Ntabwo Imana byayitunguye. The Lord didn't Ahubwo kubaho kwawe nuko Imana igufiteho umugambi. Amen. Tumaze iminsi twumva amagambo meza, twumvise amagambo atubwira ati burya kumvira biruta ibitambo. Abantu benshi bajya bifuza gutanga ibitambo bagakora uko bashoboye kose ariko bakabura kumvira. Iyo ubuze ikintu bita kumvira uba ubuze ikintu gikomeye cyane. Niba ujya ukumva abantu bagize ibibazo bitandukanye, ukumva abantu bamwe bagiye muri gereza, ukumva abandi bantu bapfuye, ukumva abandi bantu bakubiswe, ukaba waremuruka maze tubabaye iki? Burya ibyo bikomere byose afite, yakubiswe, yahuye n'inkoni, yahuye n'abagizi ba nabi bo kutumvira. Amen. Barabatwigisha bati ntitukifate n'abatizera mudahuje kuko abatizera mudahuje nta handi bazakujyana. Icyo kigare ugendamo nta kindi kizakugezaho uretse guhura n'ibibazo bitandukanye muri iyi si. Ushaka kwirinda ibibazo, ushaka kwirinda ingorane, kumvira biruta ibitambo. Amen.
mujye mugerageza kumvira So try hard. ko kumvira ni ikintu cy'ingenzi. Umwana wumvira wese ku mashuri agira ubwenge, arakundwa, agira amanota meza. Kubera iki? Ntabwo wakumvira kandi udakurikira. Burya kugira ngo wumvire ni ugomba gukurikira ugatega amatwi. Ijambo kumvira ni ijambo rikomeye. Mwese uko muri aha ngaha mufite amatwi kandi muri kumva, ariko uko muri kumva mwese nimumara kuva aha ngaha ntabwo ariko mwese murumvira. Abumvira ni bande? Ni abakurikiye kandi bakabasha kumva neza icyo bababwira. Amen. Mujye mugeza gutega amatwi neza, mukurikire kandi mugire kumvira. Bizabafasha mu buzima bwanyu. Kumvira ni byiza, ugaca bugufi. Amen. Ugaca bugufi, ari abakuruta ari n'aburuta ukabubaha. Nibyo byiza, icyo kiraba umwana w'Imana. Uyu munsi rero tugarutse ko mu magambo kuba tujya kuba mu nzu y'Imana. Kuba mu nzu y'Imana si byiza. Kumenywa n'Imana hari igisa nabyo. Imana ikakumenya, Imana ikagukunda by'umwihariko, ikagutoranya muri benshi, ikaguhamagara, ubu ukitwa umwana w'Imana uko wamenye Imana. Amen. Imana w'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Dufite iminota mike rero, reka twumve icyo Imana ateguriye mu gitondo. Tubabwire gake, tuganire n'amagambo make. Ntabwo naje kubigisha, ahubwo twese naje tuganire. Twanditse igicuku, ijoro rimarwa n'ibiganiro. Twumvisha amagambo meza. We've heard a good word. Amagambo mu gitabo cya Luka A word that is in Luke 12 atubwira abigishwa be. Tells us that Ninde teachers who wabwiraga abigishwa? told the teachers. Ninde wabwiraga abigishwa? Who told the teachers? Ni Yesu. It was Jesus Yesu Christ. Kristo abwira abigishwa be. Jesus Christ was telling Amen. the Abwira abigishwa be, He was telling his ubwo disciples mutabasha that if you're not kugira able ikintu na kimwe mwakora to do anything ngo mwiyungure, and replenish ngo wiyongereho uburebure and add just cyangwa height n'umusatsi ufite or in the hair ugerageze of the kugira head ukuntu uhindura. and find a way to Ubwo nta change kimwe wakora. it. If there's not one thing you can do, Ntimukiganyire, don't stress yourself. ntimukiganyire Don't stress yourself. mwibaza uko bizamera. Wondering how it will be. Ntimukiganyire Don't stress yourself. mwibaza uko bizamera. Wondering how it will Niwo be. mutwe w'amagambo yo tuganire That's the head gitondo. that we're going to talk about today. Abandika mu byandike, Those who write. ibi ni ibyo kurya This is the worst to me by'umukristo of Christian uri mu rugendo. who's in a journey. Iyi ni impamba This is the izagufasha. that will help you. Iragufasha none, That will igufashe ejo, help you ejo bundi, mu buzima bwa none no mu buzima buzaza. Iri jambo nibyo bizaba ibyo kurya, nibyo byo kurya by'umukristo. Amen. Mubikomeze rero. Amagambo turi kuganira ni amagambo avuga ati ntimukiganyire mwibaza uko bizaba. Amen. Simbabujije gukora, gukora ni byiza. Simbabujije kwambara, kwambara ukaberwa ni byiza. Ariko biravuga ngo kubera iki mwiganyira mwibaza ngo ejo tuzarya iki? Buri muntu wese najya abyibaza. Does it everyone ask Iyo uri you mu rugo uvuga ati kuno munsi when you're at turiye, home? You say that uyu munsi turiye, today we've ese ejo eaten. tuzarya iki? What will we eat tomorrow? Ese buriya
that kuko n'abandi you bana bambara sow. If neza other kids are wearing bakambara good bakaberwa, and they're wearing it, ese they're, njyewe nzambara iki? it's fine. But what would I wear ese tomorrow? njye nzambara gute? So tomorrow, ese how njyewe would I nzabaho live? gute? How would I live? ijambo ry'Imana tubwira ati The Bible ko tells dufite us Imana we have a kandi God Uwiteka and akaba ari Christ, umutunzi wa byose. and He is the giver of Yesu all. ni umukire, The Lord is niwe the Lord ufite is rich. byose. He's the one who has Inka all. z'ishyamba nize, All the cows inka and zose zaremwe businesses, nawe, all the abantu cows, baremwe nawe, everyone ibintu is byose comforted, biriho, and Yesu everything arabimanaginga, else, the Lord Yesu arabikontorora. the Lord Agize controls gutya agahindura akantu it. gato If He swings his finger, mu He buzima changes bwawe. everything, your whole life. Yesu akurya akavuga ati The umuntu Lord ukabije just say, this person akaba is yishyize perfect, hejuru, and He put himself reka up. nkwereke, Let me show agahindura you. akantu gato. He changes one thing. Wari umuntu ubona abaye inyamaswa, That person at the wari moment, umuntu ubona abaye nk'ihene, became a sheep. wari umwami If who was ubona a agiye king, kurisha mu you ishyamba, see that they're going to be akarinda in the akabiyo. forest. You see that they're Kubera doing iki? it. Why? Kuko hari ikintu Uwiteka yagiye muri we, Because there's one thing that the Lord has kuko changed. nawe yasuzuguye Imana, Because they have yamenya ko Imana disobeyed ishobora God. byose, They've seen that God yishyira is hejuru, all. They have put yumva ko ari themselves icyo ari up. cyo, They feel that they're ariko Yesu they are. Kristo But the Lord amwereka ko ntacyo ari has cyo, showed them that they ahubwo were nothing. icyo ari cyo cyose But whatever it irabeshejwe na Kristo. is all done by Rero the kuba Lord. waba uriho And if you are Waba- still here, uko waba uri kose, however ujye you are, wubaha Imana respect kandi the Lord wizere, and believe umenye ko Uwiteka ashobora byose. that the Lord is Amen. capable of all. Imana iturinda kwishyira hejuru, The Lord keep us nibwo from waba putting wumva kuvuga ourselves high. icyongereza cyane When kurusha you hear that abandi, you have better English nubwo than waba anyone wumva else. kuvuga icy'ifaransa cyane kurusha When you abandi, hear that you have better nubwo waba wumva French kuvuga than anyone indimi else. nyinshi zitandukanye And kurusha then abandi, you speak nubwo many wakumva ko languages ufite beyond. ubwenge bwinshi kurusha abandi, You have more nubwo wakumva ko knowledge uriho neza, to reflect your ukumva being uriho kurusha than everyone abandi, else. muri byose In everything, ujye ushimira Imana, always thank God. uce bugufi, And humble umenye ko yourself. Imana ariyo ibigaba. Brother, the Lord Amen. gives it all. Imana niyo ibitanga. The Lord is the one who Niwishyira hejuru rero, if you put yourself Imana up, ikakwamburamo the kimwe, Lord dresses you, uzabona ubaye ubusa, you will see that you uzumva are usa nk'utariho, and you will feel like kuko there's wishyize nothing in your hejuru. life because you have put yourself up. ca bugufi, So humble yourself wubahe, and respect usobanukirwa ko and be trusting Imana ari that ishobora byose. the Lord Reka is dusome able to igitabo all. cya Matayo, So let's read the book of kugira Matthew dusoze so that we may come to an icyo end. gitabo tugifatanye n'igitabo cya tumaze gusoma cya So Luka. let's take this book, Matayo Luke, ni gatandatu, go to Matthew, uhere ku murongo wa makumyabiri na gatanu. starting at verse 5. Amen. That is why I tell you, do not worry about every day, like whether you have enough food and drink, or enough clothes to wear. Life isn't more than food, and your body more than clothing. Amen. Amen. Naho haravuze hati, And here it's also written, haravuze hati kuri makumyabiri na gatanu, here it's also written in, nicyo gituma babwira nti that's what ntimukiganyire. Amen. Nicyo gituma babwira nti that's what I call it. ntimukiganyire. Muzi kwiganyira, ayiwe ayiwe mama ararwaye, yewe arapfuye, ayiwe ubuse ko nashonje ndabura ibyo kurya, ayiwe ubuse ko none ndiye ejo nzarya he, kwa runaka reka ngire kwa runaka babona batetse, ese kwa runaka ntabwo bafite imyenda yanze runaka bakayima, uri kuzenguruka mu mazu wiganyira n'ibyo ubonye ntunyurwe nabyo. Niyo mpamvu usanga abantu barundarunda ibintu, ejo yaguze umwenda yabonye runaka yambaye uriya, nawe ari wifuza, yabonye runaka afite biriya nabyo arabyifuza. Ibyo bibaye kubera iki? Kutanyurwa. Kutanyurwa Being fulfilled bikagutera kwiganyira, causes you kandi uko kwiganyira kose nta na kimwe birakumarira. Iyo urwaye if you're sick, senga, pray. Uwiteka ni umuganga. The Lord is Nubwo abaganga bakuvura, Uwiteka akorera muri bo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Uwiteka afite inzira nyinshi yagukirizamo. Amen. Rero niba abaganga bakuvura ugakira, Uwiteka niwe bakoresheje, Uwiteka niwe unyura muri bo akabasha gukiza. Rero ntukiganyire, unubona warwaye wumve mugeze kure. Iyi Imana igifite mu biganza byayo, niyo wakora impanuka imeze gute, n'abari mu rupfu
Whether it's uwiteka bakurayo the iyo Lord abagira brings them ufite mu out biganza bye. because He has Amen. it in His hands. iyo uwiteka yabishimye If the kubaho Lord searches Ubaho. for your living, He allows Amen. you to live. ngo nicyo gitumye babwira nti So it causes me to tell you, ntimukiganyire do not pant ngo mutekereze ubu bugingo muti of the life tuzarya iki of what we'll cyangwa eat muti or what tuzanywa iki we'll drink. nimwiganyire ngo Do not pant mutekereze in thinking iby'umubiri wanyu what the body ngo tuzambara iki or what we will wear mbese ubugingo or in this life. mbese ubugingo Oh, is this life? ntiburuta ibyo kurya Isn't it Amen. mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya doesn't life go overeating? n'umubiri Or the body ntiburuta imyambaro is over. none nimba imana yaguhaye ubugingo amen imana ikakurema ikaguhereza And umubiri He's giving you a body ukaba uriho uhagaze and you're still uhumeka standing. umwuka w'abazima Whoever breathes it utarapfuye mu bapfuye and isn't ukaba with those ugihagaze who have died and niki you're still kigutera standing, kwiganyira what causes you to pant ngo mbese umubiri and saying that this nturuta body ibyo kurya isn't it over kandi ubugingo eating ntiburuta this ibyo body? byose Isn't it uri kubona over eating? wifuza niba naguhaye ubugingo Wish for. wanyuzwa nabyo ugashima The imana Lord has given you a amen life, why don't you just be grateful? nyurwa nabyo Be grateful. nimurebe ibiguruka See that the flies, ibikona the birds, inyoni uh, n'izibiba they don't live, n'ibihinga they don't, ariko uwiteka arabigaburira but the Lord gives them amen food. uwiteka arabigaburira The Lord gives them food. bikabeshwaho nabyo And is ngo mbese mwebwe and they say, bana b'imana children of God, bakundwa the love nimubiruta cyane aren't y'all, ntabwo muruta ibyo bishwi ntimuruta izo nyoni nimuruta ibyo bikona ese rero nimba mubiruta kandi ibyo uwiteka abyitaho akabyambika akabigaburira kuki mwiganyira nawe mushaka kwambara mugashaka kurimba mugashaka gusa neza bibiliya avuga ngo mu bantu babayeho nta muntu wambaraga neza nta muntu warimbaga neza kujya no kwambara nabyo ni byiza amen kugaragara neza ni byiza ariko byose ukabikora mu gushaka kw'imana ntugende ngo wishime ugende uri kwirata bibiliya avuga ngo mu babayeho nta muntu ugeze kwambara neza kuruta umwami salomo mu bantu batunze nta wagize ubutunzi kuruta umwami salomo ariko umva neza uko birivuze amen mutege amatwi iri jambo ngo nubwo salomo yambaraga neza akarimba uko muri mwese ngo nta muntu ugeze kwambara neza ngase neza ngo na salomo nigeze kurimba ngase n'akarabo kamwe karimo n'uwiteka uturabo mujya mubona uturabo abisi njya mbona kudakwizihiza ngo za valentine abana b'imana twebwe izo za valentine mwumva bavuga abana b'imana ntabwo bibamo ugasanga ngo nibwo mu rukundo ngo rwabaye rwinshi ngo bagiye gufatana indabo ngo ntabwo uturabo ngo ni ikimenyetso cy'urukundo ariko biravuga ngo uturabo uturabo ni twiza iyo dufashe ubona twiza uturabo uwiteka yaremye wanakwiburizwa bagarahumura neza murabona n'ubuki murya nabwo inzuki zijya kubutara muri twa turabo mubona inzuki zijya mu turabo aba ari mu tuzi aho usanga harimo imana n'ibyo bihumura neza aho ngaho inzuki zikabona ko zikwiye gushaka ibyo kurya zikwiye gushakira ubuki rero ngo nta muntu warimba nta n'umuntu wakwambara neza ngo arushe uturabyo ariko nubwo uturabyo two mu misozi turimba neza nta turabyo twaba tumeze neza cyane izuba iyo rivuye turaraba twamara kuraba ngo tukuma ngo mbese mwebwe nimuruta utwo turabo cyane amen ariko mwashimiye imana ko imana agize neza imana yacu umugisha
all mu to izina the ry'umwami Lord Yesu in Kristo. the name of Jesus Christ. Noneho hari umuntu umwe It says, one ugeze ko person ari mu giterane who was arangije in a maze place, ngabona ngo umuntu waje ngo ari umutunzi ngo afite ngo ibintu ngo maze ngo Yesu Kristo maze ngo uwo muntu ngabwira Yesu Kristo he told Jesus ngo none Christ. se mana And so, ukubona Lord, kuriya ngo afite ibintu if niko bazajya that bavuga person has things, ngo rero ukuntu afite ibintu uriya afite ibintu niba afite ibintu none icyo ryazamuka ugasanga abantu batagiye kwicana abantu batagiye kurogana abantu batagiye kugambanirana kubera amashyari ariko ibyo bintu dufite but all the things that we have, ni ukuvuga ngo ni inguzanyo ni ibintu by'akanya gato ubifite none ejo gitabo utabifite it is these amen which you already reka have. dusoze mu kano kantu And so none that's se such an edge. mana ko nta muntu afite They say, ibintu Lord, this person ubona has afite this. afite ubutunzi That person has watugabanyije can you nanjye akamba ko biriya bintu afite and so that he can give me some of ubwo those ijambo things. Yesu yaramubwiye In the Bible that Yesu yaramubwiye ngo what Jesus had told ntabwo us, nazaga no kubagabagabanya I ibintu haven't came to split things mbese between wowe uri kwifuza biriya bintu you, and you wishing for those things. ubugingo naguhaye The life ni that mu I've given biruta you, isn't it all amen more than ubugingo ufite the life ni that biruta biriya you've bintu been given, isn't it more than ubugingo uwiteka aduhaye the life that yadusezeranije noneho ubugingo the buhoraho Lord has promised us eternal life. ubwo bugingo dufite That eternal life that we buruta ibintu have byose is beyond ibyo all watekereza things. byose Anything that you ibyo can think wakwibaza of, byose anything that you can ujye ushimira wonder, imana always yaduhaye thank ubugingo God buhoraho for giving us that eternal ubugingo life. And the buruta life, ibintu uh, kandi beyond all umubiri things. And the ukaruta body imyambaro is more reka than tudushima just imana clothes. kuko And imana just thank yabikoze the Lord for He has amagambo done that. nabaganirizaga And the word that I was twasoma mu gitabo cya Luka read in the book no mu of gitabo Luke, cya Matayo and read the book of haravuga Matthew. hati It says, ntimukiganyire don't be mwibaza uko bizaba wondering how it will be. reka rero gusoza So coming to an end, amasaha tuba dufite ni make the time that we had to turirimba akaririmbo tuje ka meditasiyo so we'll sing a short hanyuma meditation. mwene data Boazi And our brother mu Boaz akaririmbo araza mu will sing a isengesho song in prayer, give us a ashimira prayer, imana thanking the asaba Lord, imigisha bumvisha amagambo giving thanks to those who kandi have the word, adusengera kugira ngo and praying for us imana turinde that kwiganyira the Lord may keep us iri jambo ryo mu from mitima stressing yacu in the tunyurwe burdens of n'ibyo our heart, dufite and being fulfilled aho with what we tugenda have. mu And baturanyi when we go, burya umuntu and ajya our neighbors, kwiba a person ari goes uko steal yabuze kunyurwa because they haven't been umuntu fulfilled. yifuza ibya mugenzi we A person constantly kuko afite wants kwiganyira because they've imana turinde kwiganyira and so that the kugira Lord ngo will tutazabasha guhemuka and so that we may not tugacumura be ku mana followed. nyamara imana duha ubugingo Lord, and the Lord imana has given us ibafasha life. n'umugisha And so that we mu may izina thank rya the Yesu Lord Kristo in the name of Jesus Christ. akaririmbo gatuje And in the short ngo song, dusohoze amatora yacu we may come to an end ya Sunday School of the Sunday school. Mana ivuga bikaba wategeka bigakomera ishima izina ryawe ishima izina ryawe ntabwo icyubahiro tugakomera mu wakoze kuba watugenderera Uwiteka none tumenye neza ko tutagomba kwiganyira Uwiteka ko turuta ibisiga byose Uwiteka none ko dufite agaciro ishima izina ryawe ntabwo icyubahiro twaremye mu ishusho yawe Uwiteka warakoze kuba waraturemye Uwiteka
none twumvisha amagambo yawe Uwiteka atubuza kwiganyira, situkiganyire kuko ni wowe waturemeye, ibyo dukeneye urabizi, n'ibyo dukwiriye urabizi. Ishimwe n'iza ryawe nyamucyubahiro. Wakoze kubw'amagambo yawe, kandi twumvishe ko tutagomba kwiganyira, tutagomba kugira ikibazo cy'ibizaba uyu munsi cyangwa ejo, kuko tutanazi n'ibiri bube mu minota ikurikira Uwiteka. Turakwishingikiriza wowe Uwiteka, ishimwe n'iza ryawe nyamucyubahiro. Ndakwinginze Uwiteka, twishimiye kubw'umugaragu wakoresheje Uwiteka, ihabwe umugisha Uwiteka, kandi umukomeze mu mbaraga zawe, agume ahabwe umugisha Uwiteka nawe Uwiteka. Ndakwinginze rero kuko twatangiye amateraniro mu izina ryawe Uwiteka, tubone turi kugera ku musozo mu izina ryawe, ishimwe n'iza ryawe nyamucyubahiro. Twakubwiye kugira Uwiteka uzubane natwe Uwiteka, mu gutangira no mu guheruka ubane natwe, ishimwe n'iza ryawe nyamucyubahiro. Urakoze kubw'amagambo yawe tuganirije Uwiteka, udufashe tube tuyumvishe ngo ace mu gutwi ajye mu kundi asohoke, ahubwo ature mu mitima yacu, asinge imizi mu mitima yacu Uwiteka. Tumenye ko tutagomba kwiganyira, tumenye ko tugomba guhanga amaso mu ijuru Uwiteka, duhanze amaso kuri wowe Uwiteka. Dufate umwanzuro ko tukwishingikirije Uwiteka, kugira ari weho tugenga Uwiteka muri byose Uwiteka. Ibintu byose tubikore mu gushaka kwawe, kandi natwe tube mu gushaka kwawe Uwiteka. Ndakwinginze rero ngo ubane natwe, rino jambo riduhereze turigendere mu Uwiteka, muri byose Uwiteka tukubone uyu munsi Uwiteka, tukubone ubwo tugiye kuva hano tujya mu mwubako Uwiteka, tubone ikiganza cyawe Uwiteka. Ugendere imitima yacu Uwiteka, bihereze icyo nk'uko uri Imana isi icyo imitima yacu ikwiriye, buri wese umugenderere umuhereze icyo akwiriye Uwiteka. Ngaho muri byose ngwino ukomeze kubana natwe, kandi ukomeze kuturinda mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Tubasoza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo.